Muri Uvira byakomeje kuba agatereranzamba aho Wazalendo ikomeje kurwana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ubu ngubu tuvugana ikaba yamaze gushyiraho ubuyobozi, ndavuga Wazalendo, ariko nanone abanyamurenge bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Tugiye kugaruka muri aya makuru yacu turebera hamwe Uvira abayobozi bashyizweho na Wazalendo, ese byaba bigiye kugenda neza cyangwa se abantu cyangwa se inzirakarengane zigiye gukomeza kuhapfira ndetse zihasiga ubuzima n'imitungo yabo itarekeye aho ngaho. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha wowe wakoze subscribe kuri Vincent Talk. Ikaze Vincent Talk. Ndagusuhuje cyane wakoze subscribe kuri Vincent Talk. Imana iguhe umugisha, nkubwira ngo warakoze cyane gukora subscribe. Niba nawe utarayikora nagushishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Uvira rero Wazalendo bamaze gushyiraho abayobozi bashya mu mujyi rwagati wa Uvira. Rwose Wazalendo yamaze kubakubitaho. Uvira umujyi ukomeye cyane uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukomeje kuba ahantu rukumbi hari inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kurwana, ndetse umujyi umaze kuba isibaniro. Hagati aho ngaho Wazalendo yamaze gushyiramo abayobozi bashya kuva tariki rero ya mbere Nzeri mu mwaka wa 2025. Ibikorwa byo kurwanira uyu mujyi byafashe indi ntera ubwo Wazalendo batangazaga ko bashaka ubuyobozi busanzwe muri uwo mujyi, kuko abayobozi basanzwe batahaga mu gihugu cy'u Burundi bakagera muri Uvira bwakeye mu masaha y'isaa 4 za mu gitondo, bakongera bagataha i Burundi mu masaha ya nimugoroba. Wakibaza ukuntu nyine ahangaha ubuyobozi bwa Kongo bwari buyoboreye muri Uvira bwatahaga mu Burundi, niko ahangaha byari bimeze, kubera ko ngo barakoraga ubundi bagataha mu Burundi. Sibyo gusa rero kandi ko abagize Wazalendo bari bahangayitse cyane. Imodoka zari zigiye gufata mu mugongo umuryango wa Colonel Gisore wari witabye Imana, bazihagarika kuko zari zirimo abanyamurenge benshi. Gushyiraho rero ubuyobozi bushya, ese baba bagiye guhindura iki? Nk'uko rero byatangajwe mu itangazo ryabo, William Bitwakwira niwe watorewe kuba perezida w'ikiswe ubuyobozi bushya bwa Wazalendo mu mujyi wa Uvira, yakurikiwe na Amuri Tumba William wagizwe minisitiri w'intebe, mu gihe Lumatela Ehota yashyizwe ku mwanya mukuru w'ingabo, shefu etamajoro. Ku rundi ruhande kandi Rene Itongwa yagizwe uwungirije, mu gihe Ngoma Tito yahawe inshingano zo kuyobora ibikorwa bya gisirikare by'ako gatsiko. General Makanika yashyizwe ku buyobozi bw'ingabo za Uvira, naho Mayeyere agirwa umuyobozi wa province. Ibi rero ibi bikorwa byose byabaye nyuma y'inama Wazalendo ndetse n'abaturage bakoze mu mujyi rwagati wa Uvira, aho bavuze ko igihe kigeze ngo uwo mujyi ugenzurwe n'abo bita abana bawo cyangwa se abana b'uwo mujyi. Ubwicanyi rero bukomeje guhitana abanyamurenge. Nubwo bimeze gutyo, nubwo izi mpinduka ziri kubaho, amakuru ava mu miryango itegamiye kuri leta ndetse n'abaturage ubwabo aravuga ko abanyamurenge bari mu kaga gakomeye cyane. Abaturage bo muri iri tsinda ry'amoko bamenyesheje ko ubu batemerewe kujya mu masoko, muri za botike ndetse no mu zindi serivisi zose za buri munsi. Ukibaza kuki bamaze gushyiraho ubuyobozi ariko nanone abaturage
bakaba bamerewe nabi cyane. Meya w'umujyi rero wa Uvira yahamagaje inama yabaye ku itariki 7 Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2025 kugira ngo yumve ibibazo by'abaturage. Abanyamurenge 6 bari mu mujyi rwagati nibo bitabiriye iyo nama, bakaba baragaragarije meya uburyo barimo gukorerwa ivangura ndetse no kwicwa birenze urugero. Umwe muri bo rero yagize ati uyu munsi kuba umunyamurenge muri Uvira birenze kuba icyaha, turicwa, turi kubunwa, turi kubuzwa kujya mu masoko, ntitwemerewe no kugura isabune cyangwa se umunyu. Ibi byose rero bikorwa mu maso y'ubuyobozi kandi nta kintu baba bakoze. Meya rero yashubije ibyo bibazo yasubije ibyo bibazo ko agiye kubikurikirana nyine bya bindi by'abayobozi nk'uko mubizi, ariko kugeza ubu nta gikorwa gifatika kigaragara ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Impungenge rero z'umutekano, wavuga ati se umutekano waho noneho ugiye kugenda gute? Kubwo Wazalendo batangaje ko ubuyobozi bushya, abaturage benshi batangiye kugira impungenge z'uko ibi bishobora kuba intangiriro y'indi ntambara ikomeye hagati ya FARDC cyangwa se hagati yabo ndetse n'amoko atandukanye yahariye muri kariya gace. Abasesenguzi rero bavuga ko gushyiraho ubuyobozi bushya nta kindi kigamije uretse kwerekana ko bafite imbaraga zo gufata ndetse no kugenzura Uvira, ariko kandi ibi bishobora kurushaho guteza ubwicanyi cyane cyane ku banyamurenge bamaze igihe baregwa ko ari abafatanyacyaha n'umutwe wa M23. Uko rero abaturage babibona, usanga abaturage babona mu buryo bumwe cyangwa se ubundi buba bugiye butandukanye, mu gihe bamwe mu baturage bavuga ko bashyigikiye Wazalendo kuko babona ko ari bo bonyine bashobora kurengera inyungu zabo. Abandi bavuga ko hari itsinda ry'abantu ryihariye inshingano zo kuyobora umujyi bigateza akaduruvayo karenze. Umwe rero mu bacuruzi ba Uvira yagize ati turambiwe intambara zidashira, buri gihe umuntu araza akavuga ko ari we muyobozi, ejo hakaza undi, gutyo ibintu bikaba urudubi. Ubu ntidushobora gukora ubucuruzi, abacuruzi benshi barahunze, amaduka yarafunze, ndetse iyo bivuzwe ko hari guhinduka ubuyobozi, twebwe abaturage tubibona nk'indi ntambara iri kuba hafi. Leta wakibaza uti se leta ya Kongo hari ikintu yaba yavuze ku iki kintu? Kugeza ubu leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo iratangaza ku byatangajwe na Wazalendo byo gushyiraho ubuyobozi bushya muri uyu mujyi wa Uvira. Gusa amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko FARDC iri gutegura igitero cya rukokoma cyo kongera kugenzura uwo mujyi ndetse kikawigarurira no gukura Wazalendo mu nzego zose zabo. Abasesenguzi rero bavuga ko FARDC yohereje ingabo zayo bishobora kuba intambara ikomeye muri uyu mujyi, bikagira ingaruka ku baturage basanzwe, nk'uko n'ubundi abaturage basanzwe nibo bagenda babigenderamo buri gihe. Uvira rero ikomeje kuba umujyi w'intambara, aho abayobozi cyangwa se aho ubuyobozi bwa Wazalendo bwashyizweho bushobora kuba intandaro y'andi mahano ari kubera muri uwo mujyi. Nubwo rero ku rundi ruhande hari abavuga ko ari intambwe yo kwihesha agaciro ku baturage benshi, by'umwihariko abanyamurenge, ni ikimenyetso cy'akarengane n'ubwicanyi bukomeje kwiyongera bugenda bukorerwa abanyamurenge. Niba rero leta idafashe ingamba zihuse kandi zikomeye, Uvira ishobora kubamo indi ntambara ikomeye cyane, aho abaturage basanzwe aribo bazakomeza kugwa muri izi ntambara hagati y'amatsinda ndetse n'inyeshyamba ndetse n'ingabo zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagushimiye cyane rero niba twatangiranye iyi video, ariko nkubwira ngo wakoze cyane kubana natwe. Niba utarakoze subscribe wayikora kugira ngo nitukugezaho indi video ikurikira uze guhita uyibona. Ngiye kujya mbagezaho amakuru gatanu ku kandi ari kubera hano muri Uvira, aho ibintu bikomeje kudugarara ndetse intambara yo nta gahenge iri guhereza abaturage.
inzirakarengane zirimo ziragenda ziyigwamo uko bwije ndetse nuko bukeye. Mbahaye rero karibu kugira ngo mukomeze mubane nanjye kugira ngo tumenye n'andi makuru agenda avugwa aha ngaha.